Serugendo Aminadabu wigeze kuyoboraho umudugudu wa Gikumba mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo aherutse kongera kugirirwa icyizere mu matora y'inzego z'ibanze, ariko ngo yatunguwe nuko umuyobozi w'umurenge n'inzego bakorana bamweguje ku ngufu babanje kumutera ubwoba mu nama zihariye bamutumiyemo inshuro ebyiri. Serugendo avuga ko n'ubundi nubwo yageze aho batorera abaturage bakamwamamaza ndetse agatsinda uwo bari bahanganye mu buryo bugaragara, ngo n'ubundi abatoreshaga bari bamubwiye ko atari yemerewe kwiyamamaza kubera ibibazo ngo yigeze kugirana n'umuyobozi w'akagari washatse kumukoresha amakosa akabyanga ndetse akaza kweguzwa icyo gihe, nubwo ariko abaturage bongeye kumutora. Amaze gukangishwa gufungwa n'inzego z'umurenge wa Bumbogo, ngo yategetswe kwandika ibaruwa isezera ku buyobozi gitaraganya, nawe yemera kubikora ngo yirinda izindi ngaruka zishobora kumubaho cyane cyane ku buzima bwe. Ubwo turigeze ku cyumba cy'itora aho twatoreraga kuri site, ahari hari umudugudu wa Gikumba, igihe cyarageze abaturage baranyamamaza. Ubwo njye imbere barantora n'amajwi 252 bakujya inyuma. Nyuma amaze gutorwa wari uhagarariye site y'itora aza kunyegera arambwira ati bari bababwiye ko ntagomba kwiyamamaza njye. Ndamubwira ariko ndumva mu mabwiriza mwadusomeye tujya gutangira intuza n'abaturage nabo bivugiye ko nta bwiriza rimbuza gutorwa. Wabikubwiye uramwibuka? Yitwa nde? Yitwa Rwimira Andre. Ni iki? Ahagarariye site ya Karama muri komisiyo y'amatora y'akagari, site y'akagari. Site y'akagari. Ubwo rero cyakora arambwira tubwo twe nka komisiyo twakoze ibyo tugomba gukora, tubwo inzego zo hejuru zizakora ibyazo. Ubwo aragenda, ubwo mwako kanya mpita mpura nanone na executive w'akagari, arambwira ati unkozeho, ati umuyobozi w'umurenge wundi yari yambwiye ko utagomba no kugaragara kuri site y'itora. Ubwo rero bibaho ku wa gatanu ejo bundi ntumirwa mu nama ku murenge. Bigaragara ko nyine executive atashaka ko mba umuyobozi. Byagenze gute ugeze ku murenge? Ngeze nyine yarampagurukije mu nama. Ambwira ko nubwo nagarutse ku buyobozi bw'umudugudu ariko ntarusha inzego imbaraga. Ambwira ko ngomba kwegura, ndamubwira ariko ikibazo nari nakibabwiye nagiranye na executive w'akagari, ashaka kunkoresha amakosa ndayanga, ariko namwe nta kintu mwanshubije. Arambwira ngo ubwo ngo uretse ngo tuzaganira. Clouds TV yegereye umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo ngo asobanure iby'iki kibazo, maze ibyo yabajwe n'umunyamakuru bijyanye no gutera ubwoba Serugendo mu nama zitandukanye byose yanga kugira icyo abivugaho, ahubwo atsimbarara ku kuvuga ko uyu muturage ubwe ariwe wanditse ibaruwa yegura ku mpamvu ze bwite, bityo bakaba bategereje kumuha igisubizo vuba. Mu magambo make cyo nabwo nuko twakiriye ibaruwa z'umuyobozi avuga ko yeguye ku mpamvu ze bwite, turayakira. Ikiba gisigaye nuko asubizwa, nta kindi kuri iyo baruwa ye. Yaba ari ubushake bwe, aba ari impamvu yabikoze, aba n'ibyifuzo bye bashaka kwenda kugaragaza. Avuga ko mbere y'uko ategekwa kwegura mu nama nyinshi zabereye hano ku murenge zigera muri 2 mumutumaho, mwamusabye kwegura ku ngufu. Ntabwo ari byo? Nakubwiye ko we yandika ashaka kwegura, hanyuma tukakira ubwegure bwe. Nibyo dutegereje gusuzuma impamvu ki yabikoze, ibaruwa yo twarayibonye. Nubwo uyu muyobozi atemeye cyangwa ngo ahakane uruhare rwe nabo bafatanyije mu kweguza Serugendo Aminadabu, umwe mu baturage basaga 300 batuye Serugendo kubera ubushobozi bamuziho n'ubunyangamugayo, yavuze ko ngo batazigera bigomeka ku muyobozi mushya bazahabwa, ariko ngo bazayoborwa iby'amaburakindi. Nubwo twabyiyumvamo vuba nyine, ariko twabyakira nyine ko byaba byabayeho, ariko ntabwo abaturage babyiyumvamo vuba. Niwe nyine twashakaga, ariko ubwo nimba byagenze gutyo nyine ubwo bazatubwira impamvu, wenda buriya bazazitubwira simbizi. Reka nyine barabyakira, ubwo nkuko byakira, ariko ntabwo twabyishimira. Serugendo ubu wamaze kwandika yegura, avuga ko igikorwa cy'amatora cyo ngo cyari cyateguwe neza, icyakora agatunga inzego z'ibanze agatoki mu kuba kidobya mu byavuye muri ayo matora.
Nubwo komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko iki gikorwa cyabaye tariki 8 ku kwezi cyagenze neza, uru ni rumwe mu ngero nyinshi abaturage baheraho basaba ko ibintu nk'ibi byahagurukirwa cyangwa se amatora agaharirwa inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta ngo zikazajya zigenera abaturage abayobozi hatabayeho amatora, kuko nk'uyu bitoreye ngo Yegujwe nta n'ukwezi ayoboye nk'uko abyivugira, ibyatumye abaturage bavuga ko ngo bagiye kuyoborwa mu maburakindi. Vincent Niyibizi, Clouds TV.